imeze hano turi mu marangi muri makoko kuva twabyukanye inzara ibi nabyo tubyutse tuza kwiga nitarangiye ngo tuze kurya umuceri iki gitondo ni umuceri hari agasombe oya ngo mubwire njye namikira nimba hari ugusaza cyangwa agasombe shyira agasombe njye ntukanga agasombe umubyeyi we nabyaye bangahe okay bwira abantu kuri ka gacano kanyu bigosha kuri ka gacano kanyu uyu munsi tuje kurya umuceri hano mu marangi mu biryogo aho bita muri makoko kutavuga muri makoko umva bagira umuceri wo wa mbere uyu mwana yakuriye Nyamirambo naka nakuriye iruhande rwa makoko nuranye na makoko rero yambwiye ati gwira mbwira ujye kwirira umuceri mwana wanjye ariko njye usanzwe nkunda umuceri manswa nari umuceri nkuze niyo mpamvu utabyibuha mani maguruka nere nakuruta tumva twatanze komande rero kanya tugiye kurya umuceri ikuba nifitiye inzara yo mu mara hari abantu there are some people who said we always do our video in Kinyarwanda. Okay. So today I just want to show you guys that we care about you. There's one of my friend who live in Germany. He told me that why you guys always do your video in Kinyarwanda. You can't even do one video in English so that you can show us that you care about. Yeah. Okay. Okay, you guys, we care about you even if we do our video in Kinyarwanda, but always we can't forget that we love you, so we respect you. Yes. Can you tell them one word in English? I love you. Then we are going to eat Rice. yeah. Pilau. Now I'm busy. You are busy. Yes, I'm busy. I'm thinking about to eat. Oh yeah? Hari abantu nyine bambwiye ngo muharamu karabira mu Kinyarwanda. Noneho tugiye gukaraba intoki. Guys, tugiye koga intoki dushaka ako si ibyo byacu. Tugiye gukaraba intoki tuze dukanda umuceri mukaribu ku meza. Nange mukaraba intoki dusangire kuri ka gacana. Kagira cana umunyarwanda. Arafata. Apa tugira inda usuye iki gipurato turakimara. Ayi. Senge. Babisengera bari kubiteka. Senge ibiryo utabisengeye abadayimoni baba bagutanze. Imana ibihe umugisha. Oya nushaka utwara imena. Imaneze itwara njye nawe imaneze n'izabakiri mwana. Niyo siko nakuze ntararya mayoneze. Kaniri. Cheers. Bak umuceri wawe. Burya muri ubu buzima umuceri mu buryo nkunda. Njye nari ndya umuceri ariko ndyo muri makoko gusa. Undi nanga inyamuri. Nase. Mwe tujye tunaganiriza abantu. Ndi busy. Mwashaka tuganire. Ntakintu mpfa n'isombe. Ndagufata mu menyo. Yarazanye uburoso akora njye n'isombe ndaguteza ubwanjye w'ibroso. Guys, ibiryo biraryoshye ntabwo wabyumva. Bibaze ko ibiryo tugiye kurya twenyine tukabirangiza. Umva,
mupanga umunsi muze kunyigurira agaceri muri makoko byansura nahenda mwana aya ku giciro gito cyane ukarya ugahaga bikanakunanira dushimira abantu n'ukuri barebye video zacu noneho hari video nyine twasohoye uri gukina karate baraturanze urumva nyine uri gukina karate abantu baravuze ati mbiki uriya mukobwa azi gukina karate ahubwo mwabonye nashobotse nk'abantu mumbwira ngo ntabwo nzabona umugabo ngo kuko ngo nyuma ndi gukora ngo ibintu by'amakarate ahubwo ngiye nzamubona kubera ko ngewe umugabo ushaka kugira umugore uzamurwanira uzi gucunga umutekano w'urugo anyandikire tumenyane reka mubwire abantu ntabwo babyumva kimwe navuga ngo za videwo nuriya muntu wanyandikiye ubundi ngo iyo mukora afite ngo mpamugamije ni ukuri ngo nta kintu nkuyemo tugamije iki kuganira ntabwo ari ngombwa ngo ugire ikintu ukuramo muri videwo zacu kuko buri wese agira ibintu bimushimishije wasanga nawe muri burareba nk'umupira kandi njye mu busanzwe sindeba umupira sinkukunda sinzi biva niyo bijya ariko wa muntu ukunda umupira ntabwo namupuremiye umupira ukuramo iki umupira ngo ukuramo iki ko wagiye gufana amakipe agatsinda ngo ukuramo iki kosuwa baye ikintu kimwe nize muri ubu buzima turi kuri iyi si tumeze nk'abagenzi numva ushaka ubutunzi bya mirenge sha nta kintu na kimwe uzakura kuri iyi si gift irenze izindi zose uzakura muri ubu buzima ni ikintu wakoze ukunze cyane cyagushimishije rero uvuga ngo nizo video zanyu ngo ni ukuri ngo nta kintu nakunenze uyu museriveri wacu yararenze hano muri makuru ni supervisor w'amakoko umva atanga serivisi nziza niyo museriveri mwiza kwa Culinary ni inshuki ushobora kuba ukeneye kwakirwa n'umukobwa mwiza gana muri makoko bakwakire uriya niwe uzakwakira ni mwiza hehe afite n'inyinya abantu bagira inyinya ngo nta banga bagira uzavuge ngo ushaka umukobwa ufite inyinya mwiza no mu baseriveri n'uriya bazagusanya nyine nibyo nakubwiraga nk'abanga bagira ngiye kuki ugendeye kuri Naomi ko ibintu byose bikirahateze sinshaka amatiku mwese njye sinyifite Naomi ba Naomi se kare ba Naomi benshi kuri Naomi twiganye Naomi Jacqueline twiganye hari abantu bambwiye ngo wajye ukora amatiku n'abantu ngo bakunda amatiku ako se tugatikura ese twakora amayahe matiku duhera kuri iki kiryo mwe mwivugishwa iriya hoteli yanyu iteka ibiryo biryoshye birabishye ibi ni byo biryoshye dutwara ibyo mu marange biriya biryo byo kuri iriya hoteli birimo amasazi n'imibu tiku ntarazana amatiku ntuzi iyi hoteli hari izina rya hoteli navuze we ngo hari ibintu nabonye kuri social media biri gutrendinga nimba ari buri gakimana uriya mubyeyi sinzi n'ukuntu yitwa wa muhungu uriya mugufi ni mugufi se buriya ntuzi umuhungu muzi ikigali abahungu bagufi bari mu mahanga ntawe ntuzi nyine ngo ngo yitwa nde yitwa ntuzi yitwa ndera munyibutse muri comment uriya muhungu yitwa bari bamufunze yakoze ibiki uriya gufunyana abakobwa kuri kirindwi kiwe agugura akagaciro ukarya bagufungira ayo ni amashyari basanga banamubeshyera reba warakanzana hano ukangura ibi biryo nka biryo wagize ugahita ufungirana ese abakobwa kuki murya amafaranga y'abantu bamwumva bizagenda muri no gusipendinze ibihumbi 10 ako umuntu aba yipanze akaza akakubwira ngo mwakiriza iki kereka niba yaragiye akavuga ngo nyakira iby'abandi tubireka tuvuge ibyacu rero umuceri ma yishwishwi ariko si yambera nta nubwo nashobora simbazi n'iyo biva niyo bijya njyaho nkareba nkabona ngo byagenze ubu sinzi ko bafunze n'ibiki shasi batikuriyeho gake ibintu by'amatiku nawe
n'abandi nyine badutikura nk'ubwo video bwanyu ubwo nta kintu muhemo ngo muri kunyigisha iki ubu isi ntabwo irakwigisha mu bwonko urakuramo iki ahangaha ushobora gukuramo isomo rigira riti kurya umuceri uryoshye jya muri makoko batanga ibiryo byinshi kuri make kandi ubwo iryo si isomo ikindi nta nubwo ari ngombwa ngo tukwigishe kuko iyi si ndakeka nasha ibaha amasomo pe umuntu utari kwiga kuri iyi si ntabwo twebwe ubwacu African continent ntabwo twabona ibyo tukwigisha ntacyo dufatamo myigire yacu yewe mba ndi mu bintu nkunda kuza hano nkakora video nimba ari ikintu kimara stress mu buzima bwanjye ni ukubona kamera imbere yanjye ese wariye ko nagucuza urarya kanirire iyo wabyaye ngewe ko ntarabyaye njyewe nzi guteka isombe uzayineshe neza kure ushyiremo ikinora noneho niba tugacu dukuyemo iki muri kutwereka umuceri kandi twe turashonje niba ushonje nyarukira mu marangi uze dusangire biseriye twebwe dukora ibintu bidushimisha noneho hari n'uwambajije ndakwiye filime yanyu mwirwa muvuga itarasohoka ngoma mudupera filime tugiye gukora shuti tubirimo ngo tujye mani mwirambirwa biriseriye mwirambirwa kandi abarambije barya ibihira mwirambirwa filime irahenda kuyikora mani irahenda pe turimo turakora fandarayizingi zacu tubirimo filime iranditse rwose ko twabuze igishoro ntabwo turi abatekamutwe kugeza ubu ndashonje noti ndahazi twari abantu batubwira ati muratubeshya mwagiye kuri radiyo mutubwira yuko mugiye gukora filime ariko vuba ni ukuri turayibatamo ariko njye ndahazi niba ushonje nsanga amarangi uze twisangirize babwiza ukuri iriya filime cyane igihugu gusa filime irahari iranditse turi no gutegura shuti turi gushaka location ushaka kuba ufite location y'ahantu heza ushaka kubwira location yawe ku buntu dukomeza dushakisha n'amafaranga ako umwaka utararangira tugabatamo filime y'umwaka yandi izatwara award umva biriseriye mwe kurambirwa sha mwe kurambirwa pe kurambirwa baduhaye n'inyama ese nkunda inyama iriho ikinure yego ko ntabwo ari ikinure so guys rero tugiye gusoza ariko icyo nababwira cyo nubwo twishimye ni abantu bakoze subscribe kuri African continent abantu bakunze video zacu harimo abantu bajya badupostingira bane bamugisha kubera akajagari si tunabibone ko posting zoshize kuri status ariko for sure I respect you guys muri abantu batanu kuko Imana bamugisha channel yacu yigeze tubikesha mwebwe bana babonye birimo biraza nuko muri abana beza mukomeze mutwere ku rukundo biraza ushobora gukora video ukabona suyikunze nta kibazo ntacyo bitwanjye n'ababwiye nta nzira kuri introduction nakoze abwiye ngo ibyo ushaka jya ubivuga ibintu byatagushimishije nta kibazo bivuga hagati y'ino nyama iroroshye tugiye gukomeza kurya twishime umunsi ni ku cyumweru mujye gusenga muve gusenga umuco w'amarange turya agaceri tujye kwiryamira twebwe tuvuye gusenga tuza kurya umuceri wacu twasanze batatetse wowe inama y'umunsi as long as ubayeho ubuzima bushimisha Imana utajya mu byaha ijuru ni iryawe mbi usenga ntuzite ku magambo y'abantu bakubwira niyo abantu twavuga nk'aho bari mu magereza n'ibiki byose Imana barengeye kabisa baramufunguye ariko njyewe uriya muhungu nubwo namuzi ariko ndamufana najyaga ndeba induru bavuga ngo nkabona nyine bimaze stress
umva ameze neza bari mu rugo natwe turi kwira agaceri gake gakeya amatiku twakoze amatiku nababwiye naya ngaya yuko ndi kwira umuceri kandi n'abayakora nibyo bahisemo nuko natwe rate tuzayakora njye nzakora itiku byanjye nawe wantwariye umugabo ndamufite njye ntwarira umugabo nzana amatiku kuri yica no umva ibintu bigorana ndamufite njye ngiye kumubona ngo n'umutwara nyine shabe ntabwo nagutwara umugabo natwara ubwo yaba ari uw'igihugu umva mugabo we duterekane ture ko batagutwara murakoze bayi abashu bayi